ndabasuje kandi mbaye ikaze inshuti bakunze ibiganiro bica kuri 21st Century Rwandan TV. Nizere ko aho muri hose mukomeje kugubwa neza cyane, Imana ikomeje kubarinda kandi mumeze fresh sana. First of all, reka ntangire mbabwira ngo happy new year. Nizere ko aho muri hose mwatangiye umwaka neza ndetse n'abawutangiye mu buryo butari bwiza. Hope everything will be fine. Murabizi hano ku isi ko ari ups and downs, buri kimwe kizagenda neza maybe later. Ukomeze usenge kandi unakore cyane. It's your boy AB Nyiri Rwanda in the building. Ndabibutsa rero mbere na mbere utarakora subscribe kuri 21st Century Rwandan TV, nyaboneka waratinze kuko tubafitiye content nyinshi zigiye zitandukanye. Most especially 2025 it is going to be bombo clat. Tubafitiye ibintu byinshi haba ari muri entertainment, ama podcast ndetse na movies ziri international. Rwandan movie ziri international. Wewe utarakora subscribe, please make sure ko wakoze subscribe kakanda no kazogera kugira ngo uzajye ubona imenyeshwa cyangwa se notifications mu zindi z'amahanga, ubundi tujye tugendana tano kwa tano. Hope you guys rero mufite vibe, nizere ko buri wese ameze neza cyane. Kimwe rero mu bitumye mfata micro yanjye muri aka kanya, ndagira ngo tuvuge bimwe mu byagiye biranga igitaramo cyari cyiswe icyumba cya rap cyabaye ku itariki 10. Ni igitaramo rero cyagombaga kuba mu matariki ya mbere, nimba nibuka neza, nimba atari mu mpera z'umwaka ushize, hanyuma kikaba cyari kuzabera muri Canal Olympia, ariko ku mpamvu zitunguranye ndetse batamenyesheje n'abafana b'umuziki wa hip hop, baza kugihagarika mu buryo butunguranye, bakegeza inyuma ho gatoya ku itariki 10 z'ukwa mbere mu 2025. Ni ibintu rero bitashimishije benshi mu bari bafite kwitabira icyo gitaramo, cyane cyane ko amatike yari yaguzwe ku bwinshi. Nka 21st Century Rwandan TV twari twahageze tubabaye ku bwinshi, abantu ari benshi hanze, ariko biza kurangira bavuga ko igitaramo cyasubitswe ndetse na location cyari kuzaberamo birangira bahindura ko igitaramo cyari kuzabanza cyari kubera muri Canal Olympia. Hanyuma rero igitaramo icya kabiri cyo ku itariki 10 ari nacyo cyari cyahinduwe nyine ku itariki 10, kikaba cyarabereye muri Kigali. Ni igitaramo cyari cyitabiriwe n'abahanzi benshi, harimo abakizamuka ndetse n'abarejande mu muziki ndetse w'injyana ya rap. Ikindi kandi ni igitaramo cyitabiriwe n'ibyamamare bigiye bitandukanye, ubwo naje ngenda mbonamo ba The Pain, harimo ba Kevin Kade, harimo ba Rocky, harimo Kadafi, harimo ba buri nguni na buri kantu ndetse n'ababamenya n'abandi basitari benshi bagiye batandukanye. Ariko tugiye kurebera hamwe muri rusange ku gitaramo cyagenze, turebe ibyagenze neza, turebe ibyanenzwe. Nicyo 21st Century Rwandan TV twatubereyeho kugira ngo tubagezeho amakuru tano kwa tano. Utarakora subscribe rero nyaboneka kugira ngo nkwibutse ukuri subscribe ndetse kandi no kukazogera kugira ngo tugiye tugenda tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Ngira ngo rero nkuko muri kubireba, izo ngizo zari urujya n'uruza cyangwa se vibes zari ziri muri interest ya Kigali. Abantu bari kwinjirira, abangaba nabo ku gice cy'abari bishyuye VIP, abangano bari kwinjirira, ndetse n'abanyamakuru bagiye batandukanye bakora ku mbuga nkoranyambaga bari aho ngaho kabisa, bari kugenda baganiriza abantu bareba ukuntu bimeze. Ari nako amatike yo muri VIP of course agenda ascaningwa kugira ngo abantu babashe kugera aho igitaramo nyirizina cyari kubera. Ni igitaramo rero cyabanjijwe n'abahanzi bakizamuka mu njyana ya rap, nibwo babanje gususurutsa abantu kabisa. Kikaba n'igitaramo cyanatinze gutangira, ari nabyo tuza kuza kuvugaho haruguru ku bijyanye n'imitegurire y'iki gitaramo ndetse n'ibyo abantu bakomeje kugenda bakinenga since day one igitaramo cyari kuberaho, ndetse bakaza kuba bagisubika, cyane ko ari n'igitaramo kitaje gukomeza, byarangiye abapolisi basohoye abari bitabiriye igitaramo hari abahanzi batana performance. Ni ibintu bitashimishije abakunzi ba rap cause, kuko bari baje biteze kumva indirimbo bakunze kuva kera kugeza na n'ubu ngubu zigikorwa n'abahanzi babakizamuka cyangwa se abarangije kubaka ibigwi. Rero bamwe mu ba MC bari hari MC Tino, hari MC Anita Pendo ndetse hari na Ndahiro
Tycoon. Ikindi kandi haje kugaragaramo bamwe mu bahanzi bavuye muri leta zunze ubumwe za Amerika, akaba ari umuhanzi watangiye hip hop kera cyane agasa nk'ubivuyemo, nibwo yaje kongera kugaragara kuri stage bamwita K8 Kavuyo, yongeye kugaragaza ibitangaza ndetse ko umuziki nubwo yabayeho nk'ucecetseho gatoya ariko bikiri ibintu byiwe kabisa, ibintu birimo neza cyane tanu kwa tanu. Ni igitaramo rero cyaranzwe n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye, cyane cyane ko nabaje kwikoza hanze mbona bo polisi yari yafashe bibanye amatelefone, arimo yewe n'abari bizihiwe karahava, ndetse ni igitaramo kitagaragayemo style nyinshi nk'ibindi bitaramo bisanzwe bimenyerewe, cyane cyane ku ruhande rw'ibitsina gore cyangwa abakobwa bari baje bambaye style zininomo kabisa, ariko iki gitaramo cyatangiye bitinze cyane ugereranyije n'igihe cyari cyateganyirijwe, ari nabyo byateye intandaro yo kugira ngo igitaramo kitarangira, ndetse abahanzi bamwe na bamwe bakabona performance z'iminota batari bateganyijwe gukora cyangwa se harimo n'abatarakoze. Rero kuri stage za mbere bamwe mu bahanzi baje ku ma stage ya mbere nyuma y'uko bamaze gususurutswa n'abahanzi bakizamuka mu njyana ya rap, harimo umuhanzi umeze neza cyane nowadays ukundwa n'abakobwa batari bake, most especially nta wundi bamwita Logan Joe, ubwo ari wabanje ku rubyiniro mu bahanzi basa nk'aho batangiye kumenyekana, niwe watangiye asusurutsa abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ngira ngo rero nk'uko muri kubibona ku mashusho yanyu, ngo Logan Joe ubwo ari guperforminga kabisa aho ngaho, ngira ngo naho muri kuhabona ko ari muri sound check, aho muri bita wenda cyangwa se aho bita muri control room, aho baba bari kumva amajwi uko ameze 5 kwa 5, ndetse no kugira ngo igitaramo amajwi abageraho ari fresh sana. Ngira ngo nk'uko mubibona aho ni mu gice cya VIP, ku ruhande rw'abantu bari bishyuye amafaranga 7,000, ngira ngo muri kubibona, ariko I don't really know impamvu crowd yari very boring, usibye abahanzi bamwe na hamwe babashije kuba bahagurutsa abantu bakanyeganyega, ariko ubundi abahanzi rwose harimo abahanzi bagiye babihiriza crowd ku buryo bugaragara, ku buryo wasangaga aterane banamwikirize, niko bigenda mu gitaramo. Hari umuntu ufite vibe kaza agashyushya abantu muri crowd, ibintu bikagenda neza muri public, ariko harimo n'abaje of course bari very boring. Ngira ngo rero nk'uko mukomeza kubibona ku mashusho yanyu, uriya ni DJ Era, akaba ariwe wari uri gucurangira Logan Joe amukubita vibes zimeze fresh sana. Ngira ngo rero nk'uko mubibona nyuma ya performance ya Logan Joe, umuhanzi akaba n'umunyamakuru MC Tino yaje guhamagara ku rubyiniro umunyarwenya musanzwe muzi muri filime zo gusetsa Mr Mitsutsu, maze abakubitira ka dance ndetse bakubita na freestyle. Abari bitabiriye icyo gitaramo basa nk'abasusurutseho. Nyuma y'uko rero Mitsutsu avuye kuri stage y'iminota mike cyane ko ari gusuza abafana, yakurikiwe n'abana bo ku Nyundo bibukije ndetse banakumbuza abantu Kabakaman Mr J Polly RIP, rest in peace. Abana bo ku Nyundo rero baje bari guperforminga indirimbo z'umuhanzi J Polly, akaba ari na bimwe mu byababaje abantu bari bitabiriye igitaramo, cyane cyane nk'abakunzi ba rap, kubera ko amasaha yaje kubagendana. Itsinda rya Tough Gang ryari riteganyijwe guperforminga, ni rya performinga cyane cyane nk'umuhanzi Bulldog, nawe ni umwe mu bahanzi bataje kugaragara kuri stage. Ngira ngo rero murababona abo ngabo ni itsinda ryo ku Nyundo, ubwo ryari riri kugerageza kwikumbuza cyangwa se kwibutsa ndetse no gutanga respect ku muhanzi J Polly, nk'umuntu wagize uruhare rukomeye cyane mu muziki nyarwanda, by'umwihariko mu njyana ya hip hop. Imana rero ikaba yaramwisubije, ari nako twakomeza kuvuga ati Imana imuhe iruhuko ridashira, ariko tutirengagije ko ari umwe mu bashyizeho itafari ndetse rikomeye ku muziki wa rap mu Rwanda. Nyuma yabwo rero naje gusimbukira muri backstage ngo ndebe vibe zari ziriyo, nibwo naje gukubitamo na Mr Hitmaker Teta,
akaba ari we musore nawe uri kubizamo neza bamwita QD, ngira ngo uramubona Anita Pendo yari afite vibe ari kwitegura kujya kuri stage nk'umu MC w'uwo munsi, ndetse urabona ko na Ndahiro Tycoon yari ameze fresh sana, bari abantu kabisa bafite isura ya kazi. Ngira ngo ari kuri kubona outfit Anita Pendo yari yambaye, yari yambaye igitaramo cya hip hop kabisa. Ni Bushari ari kumwe n'izindi gang bari kugenda baganira bacinga bareba ibyo ari byo, nako namutunze kamera kandi akaba ari kumbwira ati mungu wanje I'm very dope, I'm really ready to get on the stage, maze nkabaha icyo nabazaniye nk'umu rapper. Ngira ngo murabuzi umwe mu bahanzi bari mu njyana hip hop, ariko Bushari kabisa ni umwe mu bantu bazwiho kunyeganyeza public ikanyeganyega no marawadi. Ngo rero ari kumwe n'abagenzi biwe, ngo n'umwe mu bakwaferi bakomeye cyane hano i Kigali bamwita wa Muniga, ndetse iburyo bwiwe hari Betray bari kuramukanya amubwira ati I'm expecting a big thing for you guys today. Cyane ko abahanzi bari kumwe ari bamwe mu bahanzi n'ubundi bari bafite stage, bari kubite stage hagati ya Betray na Bushari, nabo bari bafite performinga. Rero ngo bari bagaranye na wa Muniga bo n'abandi bantu rero bamwe na bamwe bagiye bari muri industry, bari muri backstage, ibintu biri kugenda neza 5 kwa 5. Izo rero ni zimwe mu ngingo z'ingenzi cyangwa se bimwe mu byaranze igitaramo, ariko kikiri gutangira. Naberetse ababanjije igitaramo, ababanjije guperforminga kuri stage, mbereka backstage uko yari imeze. Ni mu kanya rero kuri 21st Century Rwandan TV mukaza kubona no performance z'abahanzi bamwe na bamwe bakomakomeye bari bitezwe kuri uwo munsi. Muraza kubona full performance zabo n'ahandi wabisanga uretse kuri 21st Century Rwandan TV. Nkomeza no kubibutsa ko tubafite n'izindi content nyinshi zigiye zitandukanye umwaka wa 2025 turi buze kugenda tuba harimo ama podcast, ama interviews ndetse n'ama movie ari mu buryo buri international, cyane ko ari mixed muri language y'Ikinyarwanda ndetse n'Icyongereza. Nizere ko rero tuzabafasha kubamara irungu aho muzamuri hose, bari mu kazi cyangwa uri home. Muzazuyaze rwose kuza kureba ibyo twabashyiriye ku rubuga cyangwa se kuri televiziyo yacu, kugira ngo mubashe kuyapdatinga mujye mumenya wagwan. It's your boy AB New Rwanda rero in the building. Stay tuned, ni mukanya tukaza no kubanyurizaho performance z'abahanzi bari bitezwe. Nyuma y'iyi video turaza kugenda tubereka performance uko zari zigiye zimeze. Mukomeze getting in touch, ndetse munakomeza mutara comment, muna sharinga, muduha n'ibitekerezo bya topic twazakoraho the next content. I hope you guys rero stay cool. Nizere ko muri bugume mumeze neza, mugumane n'Imana, Imana ikomeze kubarenda. Yari Angelo Nyiri Rwanda, uko muzakomeza kunyumva tugenda tubana mu biganiro bigiye bitandukanye ibyo 21st Century Rwandan TV iba yakugeneye. Ciao ciao.